Hello guys, mu minsi iri imbere uko iminsi ishira. Ese tubivuga gute mu Cyongereza? Kanda kora ku gasaraba maze turebe ubusobanuro bwabyo. Let's go. In the days ahead. Mu minsi iri imbere. In the days ahead, I will visit you. Mu minsi iri imbere nzagusura. Hano ushobora no kuvuga ngo in the 5. Ushobora no kuvuga ngo in the 5 days ahead I will visit you. Mu minsi 5 iri imbere. Mu minsi 5 iri imbere nzagusura. Second one. As the days go by. Uko iminsi ihita cyangwa se uko iminsi ishira. As the days go by, life becomes easier. Uko iminsi ishira cyangwa se uko iminsi ihita, ubuzima buroroha. Jya kuri YouTube channel yacu yitwa God's Fast English, urabanayo amasomo meza kurushayo. Ujye muri comment section uraza kubonamo link na pininze, uyikandeho irakohereza muri group aho abanyeshuri bacu bari kwitoreza Icyongereza. Ikindi kandi turi kwigisha Icyongereza online. Turi kwigisha online kuri Zoom cyangwa se kuri Google Meet. Niba wumva ukiri umutangizi kumva nta byiringiro ufite byuko ari uzakimenya, please turi kubafasha. Abandi baratangiye tugeze kuri. So ngizo nimero zanjye nyandikira kuri WhatsApp. May God bless you.